turakomereje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye gufatanya ijambo mu mwanya mutoya kuko dufite iteraniro rya kabiri ry'igaburo ryera. Biradusaba gukoresha umwanya wacu neza kugira ngo n'ibindi byose Imana yateguye bibashe kugenda neza. Reka dusome ijambo riri muri Yohana igice cya 4. Yohana igice cya 4 turasoma duhere ku murongo wa 21. Yohana 4 murongo wa 21 turayafatanya n'Abefeso 2 igice cya 2 umurongo wa 1. Reka tubanze ryo muri Yohana 4:21 turakurikizaho iryo mu Befeso. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Abefeso 2 umurongo wa 1 haranditse ngo gukizwa n'ubuntu, niyo titre. Namwe yarabazuye, haleluya, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibya kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Imana ishimwe. Tugiye kuganira gato ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iri jambo tugiye kuganira, nari nicariye mu iteraniro barimo babwiriza, hari umuvugabutumwa wari urimo abwiriza ijambo ry'Imana. Numva ijambo rinjeho ngo gusubira ku isoko. Imana ishimwe. Haleluya. Gusubira ku isoko. Isoko tuvuga ntago ari robine, ntago ari amazi atemba ahantu ibunaka dusubirayo ngo tuvome, ahubwo ni ugusubira ku isoko mu byaka gakiza. Imana ishimwe. Nta kindi twahamagariwe kubwiriza. Twahamagariwe kubwiriza ijambo ry'Imana rihindura abantu bagahinduka bagasa nka Kristo. Imana ishimwe. Abigishwa ba mbere ubwo Yesu yari amaze kuzuka, amaze kubona ubwiza, Imana ishimwe, yabahaye mission. Arababwira ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza. Haleluya. Mugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana bwegereje. Imana ishimwe. Yesu arangije arababwira ngo kandi hari ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana namwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ntago yabahaye mission y'ibitangaza mbere yuko abaha mission yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo guhinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nimuze dusubire ku isoko. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Buri wese afite uburyo abonamo agakiza k'iyi minsi. Buri wese afite uburyo agafata. Buri wese afite uburyo yakabwira abandi. Ariko nshuti z'umusaraba, agakiza ni ikintu kidashobora kuzigera gihinduka.
Imana ishimwe. Agakiza Yesu yatanze ni agakiza kagira imiziro. Agakiza ni agakiza gafite ibintu gashingiyeho bidakuka. Imana ishimwe. Ntabwo ari umuhanuzi ukomeye uzavuka muri 2023 uzaza ngo akure inyuguti n'imwe ku byanditswe muri iri jambo. Haleluya. Nta nubwo azavuga ngo ibingibi byavuzwe mu kinyejana cya kangahe, none tugeze mu kinyejana cya kangahe birahindutse. Imana ishimwe. Ahubwo agakiza Yesu yasize abwiye abigishwa ngo bakabwirize bakamenyesha amahanga yose, ni agakiza gafite amahame, ni agakiza gafite umurongo ntakuka. Imana ishimwe. Ni agakiza kadashingiye ku bwenge bwawe n'ubwanjye, ni agakiza kadashingiye ku mitekerereze yanjye n'iyawe, ni agakiza kadashingiye kuri standard y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Ngo muri 2020 wari umeze gutya, none 2023 wari utarabona degree, none ubwo umaze kuyibona. Agakiza ugiye kugahindura kubera yuko ufite PhD. Imana ishimwe. Haleluya. Nta gakiza k'abakene kabaho, nta gakiza k'abakire kabaho, nta gakiza k'abize gahari, nta gakiza k'abatarize gahari, nta gakiza k'abakire bari mu rundi rwego gahari, nta gakiza k'abanyabwenge runaka gahari, nta gakiza k'abari Kinyamakara ngo habe n'agakiza k'abari Toronto. Imana ishimwe. Haleluya. Abo bantu bari mu bihugu bitandukanye, ariko agakiza ni kamwe. Haleluya. Yosefu abahari. Amen. Haleluya. Bene data dusubire ku isoko. Amen. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cya Yohana riratubwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data bamusenga mu kuri ndetse bakamusenga no mu mwuka. Imana ishimwe. Kubera yuko ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi ntabwo twagisomye cyose, uko yatangiye amubwira ngo basogokuruza bavugaga ko uyu musozi ariwo tugomba gusengeraho, mwebwe mukavuga ngo ni Yerusalemu. Mu yandi magambo hari konfuri z'imisozi igomba gusengerwaho, mbese hari imihango izwi, hari ibintu byamenyerewe. Ariko nubwo yari azi ibingibi byari byaramenyerewe, ntabwo yari yarigeze ashira inyota y'icyaha. Amen. Haleluya. Ntago kuba nahagarara nkavuga itangiro nkageza mu byahishuwe verse ku yindi, umurongo ku wundi, ntago ibyingibi bishobora guhamya ko mfite agakiza kuzuye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iyo turimo tubwiriza ijambo ry'Imana rigendanye n'iby'agakiza, hari umuvugabutumwa uti ntago ntegereje ko muri buvuge ngo amen, kuko icyo gihe ziba nkeya. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko nidusubira ku isoko, Imana ihabwa icyubahiro, tukareba abatubanjirije mu by'aka gakiza, uburyo bagafataga n'uburyo bakumvaga, Imana ihabwa icyubahiro. Tukareba uko bagendaga nyuma yo kukakira, tukareba uburyo agakiza bagasigasiraga nk'uko umuntu yasigasira icyo agaciro afite. Nidusubira ku isoko, turava mu kigare cyo guhimbaza, turava mu kigare cyo kwirukanka inyuma y'abahanuzi,
turava mu kigare cyo kwiyuha icyuya cyane tugaragaza ko turi mu mwuka, ahubwo nidusubira ku isoko. Haleluya. Ingeso z'abakera n'uburyo bagendanye n'Imana n'uburyo babanye n'Imana muri uru rugendo rwabo, bamwe bagasoza amahoro. Nidusubira ku isoko, iyababashishije niyo Mana dusenga. Haleluya. Iyabahaye imbaraga niyo Mana dusenga. Ntabwo Imana yacu yagize intege nke kubw'ibihe twagezemo bya vision ngo ikinyejana cya 20 n'abari mu kinyejana cya 10 na kangahe nabo bari bafite urugamba bari bahagazemo. Ariko muri iri teraniro ndagira ngo uyu munsi wibaze nanjye nibaze. Uribaza iki? Ndibaza iki? Amen. Yesu turirimba, Yesu tubwiriza, Yesu twitirirwa, turi muri we cyangwa turi kuri we? Ndabyibaza, nawe ubyibaze. Uri kuri Yesu cyangwa uri muri Yesu? Nunsubize, wisubize. Uri muri Yesu cyangwa uri kuri Yesu? Abatubanjirije dufata nk'ibyitegererezo bari muri Yesu, kuko bari muri Yesu niyo mpamvu bari bafite agakiza kuzuye. Imana ishimwe. Kuko uko Yesu yagenze niko bifuzaga kugenda. Imico ya Yesu niyo yari imico yabo. Imbuto babonanye Yesu kuko babanye nawe, abandi bumvishe ibye, izo mbuto nizo bagendaga bera. Imana ihabwa icyubahiro. Turi mu gihe, haleluya, buri mukristo ashaka kugira iyo ngendo. Ugenda imitego umurekera imitego ye, ugenda ahengamye umureka ahengame. Mu mwuka, mu bijyane mu mwuka, ntabwo ndi kuvuga terime zo mu mubiri guhengama, ndi gukoresha izo z'umubiri ariko zifite ibyo zisobanuye mu mwuka. Ugenda imitego mu mureka agenda imitego, ugenda ahengamye mu mureka agenda ahengamye, ugenda apfukamye mu mureka agenda apfukamye. Mu yandi magambo, turashaka kuba abakristo b'ibyigenge batagendera ku ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu ubukristo bwacu butabereye abandi icyiza, ahubwo ubukristo bwacu bwabereye abandi igisitaza, kubera yuko buri wese yashatse gukizwa uko abyumva. Turi mu kinyejana ibikwiriye ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Kunywa gake ntacyo bitwaye, kuza mu materaniro wambaye ubusa ntacyo bitwaye, kwangana ntacyo bitwaye. Uburenganzira ni ubwanjye, amafaranga ni ayanjye, ayo nywera ni ayanjye, ayo naguze iyi kanzu ni ayanjye, ayo naguze kano gakropu ni ayanjye. Bene data, nshuti z'umusaraba, nimuze dusubire ku isoko. Haleluya. Nimuze dusubire ku isoko. Muri ibi bihe no muri iyi myaka, mvuze ngo twebwe dukizwa, ushobora kuvuga ngo wenda se mwebwe ko mwakijijwe ejo bundi. Hari abakijwe muri za 70, hari abakijwe muri za 80, ubuhamya bwabo murabuzi. Ariko twebwe dukizwa, Imana ishimwe, haleluya, twakijijwe dushaka kujya mu ijuru. Haleluya. Mama Iva, wakijijwe ushaka ko abana bawe bazakora ubukwe, wakijijwe ushaka kuzagira inzu. Ari gusubiza nuko yivugira ijwi rito. Imana ishimwe. Rero abatubanjirije agakiza
kabo kari gashingiye ku guhinduka, kari gashingiye ku kwera imbuto, kari gashingiye gukora imirimo myiza, kari gashingiye kujya mu ijuru. Niyo mpamvu bagwizaga imbaraga. Iyo banyuraga mu bibazo ntabwo ibibazo byabarushaga imbaraga, ahubwo Yesu bari baramenye bari muri we, niwe wagendaga buzuza imbaraga. Reba ibihe turimo, haramutse haje amatanura y'umuriro, ni bangahe nanjye ndimo bashobora kwemera kujya mu matanura y'umuriro kubw'umusaraba? Niba umuntu byaramunaniye kureka akarahure kave, uwo muntu yajya mu itanura ry'umuriro? Niba byarananiye guhamiriza abo dukorana yuko ndi umukristo ujya mu ijuru, nkabaho mfite amashusho abiri, ninza mu rusengero nzaba umukristo mwiza, nzarambura amaboko, ningera ku kazi nzasa ku kazi. Niba byarananiye amenyo y'intare, ayo ngayo nakwemera kujya mu intare zikantanyagura, narananiwe no guhamiriza abo turi kumwe ko nakijijwe. Nimvuga ko nkijijwe bazanseka, nimvuga ko nkijijwe bazanyita umuturage, nimvuga ko nkijijwe bazavuga ko mfite ibibazo. Mwene da, nubwo batavuga ko ufite ibibazo, iyi si ni ibibazo. Haleluya. Bamwe baza gusenga bihishe ngo abantu batazagira ngo abantu basenga ngo ni abantu bafite ibibazo. Ntago abantu basenga ari abantu bafite ibibazo. Haleluya. Ntago abantu bakizwa ari abantu bafite ibibazo, ahubwo abantu bakizwa n'abantu baza mu rusengero ni abantu bamenye ko isi izashira, ni abantu bamenye ko isi ishirana no kwifuza kwayo, ni abantu bamenye ko nta mahoro yo mu isi. Abo ngabo nibo basenga. Naho abafite ibibazo, abo ngabo batoragura amashashi. Imana ishimwe. Abafite ibibazo bariduroga, ariko abafite ibibazo ntago baba mu rusengero. Mu rusengero hari abantu bahishuriye ibanga abandi batazi. Imana ishimwe. Rero nidusubira ku isoko, abatubanjirije hari ibintu byabaranze. Ndavugaho nk'ibintu bibiri, mvuge utundi tuntu tubiri tundi. Imana ishimwe. Abatubanjira ikintu cya mbere cyabaranze, sa nkaho nakivuze muri ariya magambo nabanje kuvuga menshi, ariko abantu batubanjirije barakijijwe. Amen. Agakiza kabo kagera ku rwego rwo kwera imbuto. Ntago naje kuvuga amagambo mashya, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo byose byarumviswe. Ubutumwa bwiza buri ahantu hose, kuri YouTube buriho, mu binyamakuru bitandukanye by'iyobokamana biriho, kuri radiyo za gikristo ni nyinshi. Ijambo ry'Imana ryaragwiriye. Amen. Ariko ikibabaje nuko uko ijambo ry'Imana rigwira ku social media atandukanye, ariko n'ibyaha birushaho kugwira bikaba byinshi. Mu gihe byari bikwiriye yuko kuko byagwiriye, ahubwo abantu babatuka kurusha mbere bitaramamara. Rero abatubanjirije ntago bavugaga ngo ndakijijwe nk'uko twirirwa tubivuga. Erega ndakijijwe, erega nsengera kuri REHOBOTH, pastor wanje ni kanaka. Ntago ibyo ngibyo babivugaga, ahubwo ngo barabitegereje. Haleluya. Bareba imigendere yabo, bareba imibereho yabo, bareba imivugire yabo, barangije baravuga ngo aba ni abakristo.
mwene data nubwo utavuga imbuto zizavuga, nubwo waba utari intyoza Imana ishimwe, ariko imbuto zawe ubwazo zizasobanura ibyo utasobanura. Imbuto zawe ubwazo zizahindurira benshi kugukiranuka. Icyo twakwigira ku batubanjirije, ntabwo umwuka wera n'impano z'umwuka wera babirariraga amajoro babisaba, ahubwo kuko bari bakijwe bafite inyota yo kurushaho kumenya Imana, kandi bakagerageza kugenda basa n'ibyo bakiriye. Imana ishimwe. Imbaraga z'umwuka wera n'impano z'umwuka wera byabazagaho mu buryo bworoshye. Umushumba yahoze avuga ngo ari gukora ubushakashatsi ukuntu abantu 50 babatizwa amazi menshi, ariko muri abo 50 cyangwa 20 ukabura n'umwe uva mu mazi, cyangwa niyo tava mu mazi. Imana ishimwe, ngo umubone ari kuzura umwuka wera. Imana ishimwe. Ariko kera natangiye mbabwira ngo twebwe dukizwa, Imana ishimwe, kubw'inzara kubw'inyota twabaga dufite yo kumenya Imana, ako kanya byakubagaho utagiye kwiyiriza ubusa. Ubundi hari ibintu bidasabwa. Imana ishimwe, hari ibintu bidasabwa. Impano ntago zisabwa. Impano nyine ni gift. Imana ikunezerewe ishobora kuguha impano yo guhanura. Imana ikunezerewe ishobora kuguha impano yo kubwiriza ubutumwa. Imana ikunezerewe ishobora kuguha impano yo kwerekwa. Nta muntu usaba ngo Mana ndashaka kwerekwa, ariko ubundi urashaka kwerekwa iki? Mana ndashaka kujya mbarondora. Wabarondora ukabibika cyangwa wabarondora ukabyamamaza. Rero abatubanjirije bari bafite imbuto z'agakiza. Imana ishimwe. Haleluya. Twebwe kuko twabicuritse turi gusaba impano tutaragira imbuto. Noneho twagira impano tudafite imbuto nziza, kuko imbuto buri wese agira imbuto. Imbuto nziza twamara guhabwa izo mpano tudafite imbuto nziza, impano duhawe aho kugira ngo zibere abandi umugisha, ahubwo zigahungisha abantu Imana. Kuko bareba ibyo tuvuga babihuza n'ibyo dukora, bakavuga ngo Imana ntiriho. Guhanura mu gitondo 2:00, haleluya, 4:00, 5:00, 6:00 ukambona ni kirahure cya mitsingi ndi kukinywa, kandi nahanuye mu izina ryande. Nahanuye mu izina ryande. Nibyo bintu bicanze abantu bataramenya Imana, bakavuga ngo ababarokore ibyabo tubigenze gake. Niba umuntu ashobora kuvuga ibinyuranye n'ibyo akora, niba umuntu ashobora kubwiriza ku rukundo kandi yangana, niba umuntu ashobora kubwiriza kwirinda kandi atirinda, niba umuntu ashobora kubwiriza kwihangana kandi atihangana, abo hanze bakabanga ibyaba barokore birimo urujijo. Ariko dusubire ku isoko dukura abantu mu rujijo. Dusubire ku isoko, isi tuyikure mu rujijo, kuko twashize isi mu rujijo. Haleluya. Ishwi ni Yakobo, ariko umubiri ni Esawu. Ishwi ni umukristo, ariko imirimo ni y'abapagani. Abatubanjirije bari bafite imbuto nziza. Reka nze nkubwire mwene da, kuba mama yari bari kwitakumaha, Imana ishimwe, ntacyo bibwiye Satani. Amen. Ikintu kijya kigira icyo kibwira Satani. Haleluya. Ni igihe mama Erive
ageze imbere y'igishuko cyangwa y'icyaha, mama Eriva akagitera umugongo. Haleluya. Mama Eriva ageze imbere y'ubujura, ubujura mama Eriva akabutera umugongo. Icyo nicyo gikanga Satani. Ariko mama Eriva uvuga ubutumwa, ibyo ntacyo bibwiye Satani. Ntago imungu ishobora kurya ku ruhande igishyimbo cyangwa n'ikigori, ahubwo imungu ijya mu mutima w'ikigori, ijya mu mutima w'ikintu icyo ari cyo cyose. Kuko iyo umutima wamaze gupfa, ibindi byose biba birangiye. Iyo Satani yamaze kwica imbuto ku mukristo, umukristo ntaba akiri umukristo ubundi. Nubwo dukomeza kubyita ubukristo, aba yahinduriwe izina, aba ari umupagani. Rero Satani kurwanya impano ntabwo ajya tumwanya arwanya impano. Niyo mpamvu usanga n'umuntu muri karitsiye ari igica. Hari umuntu twari tuziranye, n'ubu turaziranye, ngo yaririmbaga muri korali iriya yo ku Gisenyi, iriya korali nziza Beteri, iriya yo muri Adeperi nziza Beteri. Yajyaga mperekeza amvana ku muhanda ngeza nyine mu rugo, azamuka umuhanda yadandabiranye, akajya ambwira ngo Muroko, uzi ko ubu ngubu ari njyewe wahimbiraga iriya korali indirimbo yasinze? Akambwira ngo kandi Muroko, Imana izakugirira neza. Ati kandi ubwo nturi kubiha agaciro kuko ubona nisomeyeho kamwe. Ati Muroko, ndareba Imana izakugirira neza murokorewe. Haleluya. Ni ibintu byinshi yagiye ambwira, akambwira ngo Muroko, uhagaritse umutima n'iki? Ko Imana ukorera ikuzi kandi gukunda. Ibyo byavugwaga n'ukijijwe. Mama we twaraganiriye, arambwira ngo uriya yari umukozi w'Imana ukomeye. Aturiya yari afite ibibitsanyo bitandukanye by'Imana. Ati buri ikintu ambwiye ngishyira ku mutima kuko birasohora. Rero ntabwo Satani ashobora kurwanya impano, ahubwo arwanya imbuto. Rero abakristo b'iyi minsi ntabwo tubimenya. Turakora ibyaha tukumva ni ibisanzwe, turitwara uko dushaka tukagira ngo ni ibisanzwe. Ariko ntabwo bisanzwe ko umukristo yanywa inzoga, ntabwo bisanzwe ko umukristo yakuramo inda, ntabwo bisanzwe ko umukristo yagira amoko, ntabwo bisanzwe ko umukristo yasebya mwene se. Haleluya. Ibyo twebwe tubona nk'ibisanzwe ni ishyano ryatugwiriye nidusubire ku isoko. Haleluya. Turi mu cyigisho kivuga ngo dusubire ku isoko. Haleluya. Icya kabiri, twakwigira ku bakristo batubanjirije. Aba bakristo bategerezaga Imana kugeza, bari bafite gutegereza Imana kugeza nubwo umwuka washira. Imana ishimwe. Ariko umukristo w'iyi minsi, bikore cyangwa nduvemo. Uyu mwaka niwo wa nyuma nguhaye. Iki nicyo kinyejana umukristo yafashe Imana nka mubyara we. Bikore mumpe umugabo, nutamumpa ndasubirayo. Reka nze nkubwire n'ubundi ntiwaje. Makazi nutakampa ndahita mbivamo. Muri make dufite ibyo turi kwikangisha, ariko haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Haleluya. Bikore, nutabikora nzamenya ko utariho. None se waremwe nande? Umwuka uhumeka n'uwande. Ibirenge ugendesha
ko amapine y'imodoka bayahindura, ayawe arahindurwa, amaguru yawe arahindurwa. Ko imodoka ijya kunywa esanse igakorerwa amanturetsi yatandukanye, wowe ninde ugukora anturetsi? Wari wabyuka ngo imyotsi ikwira mu mazuru no mu matwi? Reka nze nkubwire abatubanjirije. Ibuka ijambo riri muri Luka igice cya mbere, tubwira amakuru ya Zakariya na Elizabeth, bakatubwira amakuru y'umuhanuzi Ana, rikatubwira amakuru ya Simiyoni. Uzi ko Simiyoni yategereje Imana kugeza amaso ahumye? Haleluya. None se murumva tudakwiye gusubira ku isoko? Ntago Imana igirwa n'Imana kuko washatse umugabo cyangwa umugore. Ntago Imana igirwa Imana yuko ufite konte iriho amamiliyoni. Uyafite n'Imana, utanayafite n'Imana. Ubyaye n'Imana, utanabyaye n'Imana. Urwaye n'Imana, utanarwaye n'Imana. Imana ntigirwa Imana nanjye nawe. Imana ni Imana, wabishaka utabishaka, nta kintu kizigera gihindura Imana mu bumana bwayo. Iyi minsi ubu hari abantu bahaye Imana uyu mwaka ko ari wo wa nyuma. Uyu mwaka nushira utabikoze, umva nzisubirira mu businzi, nzisubirira mu isi, n'ubundi byose ni kimwe. Uzamenya ko byose atari kimwe igihe uzaba wasubiyeyo. Rero abatubanjirije bari bafite gutegereza Imana. Niyo mpamvu Mika yigeze kuvuga ngo ariko njyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, nzategereza Imana yanjye izampe agakiza. Habakuki aravuga ngo nzahagarara ku munara aho ndindirira Imana ihabwa icyubahiro. Urumva uri ku kigero cyo gutegereza Imana no gutegereza isaha yayo no kwemera ubushake bwayo, ku kigero imyaka yashira indi igataha udateye umugongo umusaraba. Abatubanjirije nidusubira ku isoko tuziga kuba abakristo bategereza Imana. Hari umuntu wibwira ngo mvuye muri REHOBOTH bitinze gusohora. Muri REHOBOTH biratinze, ngiye ku wundi musozi wo gusengerwaho. Reka nze nkubwire mwene da, uwo musozi ugiyeho uvuga ngo kuri REHOBOTH biratinze, hariho abakiranutsi bamaze imyaka 15 batarabyara, ariko bategerereje Imana ko izabatabara, batazi igihe, batazi n'isaha, ariko kuko bafite kwizera ko Imana itabeshya, bategerereje Imana bihanganye. Iyo urebye uburyo abakristo b'iyi minsi bahinduranya amadini, simvuga amatorero ko itorero ni irya Kristo, ubona atari ikibazo cy'amadini barimo, ahubwo ubona ari ikibazo cy'imyumvire y'abakristo. Umukristo azi ko ahantu hari umuhanuzi uvuga cyane, azi ko ariho haba ibitangaza by'Imana byinshi, ariko umuhanuzi avuga icyo Imana ivuze, ariko umuhanuzi ntasohoza iby'Imana ivuze. Amen. Umuntu yahanura kandi ibyo yahanuye bikaba ari byo, ariko isaha yo gusohoza ibyo ngibyo yahanuye ni ibanga ry'Umuremyi. Haleluya. Rero nitumara gusobanukirwa ko tugomba gutegereza Imana mu mwanya umwe kugeza igihe izadutabarira, kandi umugaragu w'Imana yaravuze ngo naho itadukiza. Amen. Icyo gihe tuzaba abakristo bahamye buzuye. Ibi bintu bibiri muri iri teraniro ryo ku cyumweru ku itariki ya 30. Icyambere, abatubanjirije twabigiraho cyangwa twabareberaho uko bagendaga baba abakristo bataraba amagambo, ahubwo babaga abakristo bafite imbuto. N'ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo muzabamenyera
ntabwo yavuze ngo muzamenyera ku mpano zabo, yavuze ko bazabamenyera ku mbuto zabo. Ikindi tuzabigiraho cyangwa tugiye kubigiraho ni uko bategerezaga Imana. Amen. Urebe Abrahamu imyaka yategereje isezerano kugeza aho risohoye. Urebe Dawidi ukuntu yabaye mu ishyamba azenguruka arwanywa, ariko yanga kwiyanduza, aravuga ngo sinakora ku Imana yasize, isaha y'Imana nigera icyo yamvuzeho kizasohora. Imana ishimwe. Haleluya. Uri ku kigero cyo gutegereza Imana kugeza, ni wowe ubizi, nanjye ni njyewe ubizi. Amen. Rero iri jambo ndihabwa, narabwiye ngo dusubire ku isoko. Amen. Haleluya. Bene data, ibihe turimo ni ibihe bigoye kandi bigiye kurushaho kugora. Amen. Umuntu udacinze imizi muri Kristo, umuyaga ugiye kumugusha. Umuntu udashinze imizi mu gakiza agiye gutembagara. Niba mujya mubona mu mahanga ahantu habaye ibiza, ukabona amazu araguye, ukabona ibiti biraguye, ukabona amamodoka ari gutwarwa n'umwuzure, uko niko abakristo badashinze imizi muri Kristo bagiye gutembanywa n'ibintu n'ibindi. Ariko nasomye ijambo, haleluya, rirambwira ngo umuntu wumva aya magambo akayakomeza, Imana ishimwe. Haleluya. Umuntu wumva aya magambo akayakomeza, amagambo y'Imana, uyu nguyu azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Urutare ni Yesu. Ngo imivu iratemba, ngo imiraba iraza, ngo byose byikubita kuri ya nzu, ngo ariko kuko yari ishinzwe ku rutare, haleluya, ngo iyo nzu yakomeje guhagarara. Bene da, igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo abari muri Yesu bagaragare. N'igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abari kuri Yesu bagaragare. Haleluya. Igihe Yesu yabwirizaga ubutumwa bwiza, ngo yagaburiye abantu imitsima n'amafi, bararya barasigaza. Haleluya. Ngo bamaze kurya, bamaze gusigaza, ngo bajyana n'ubuvungukira mu midugudu. Niba buri mugore yari afite intonga, bari kera bajya gutuntu tuboshe, birashoboka ko buri wese yafashe akantu kaboshe agashyiramo imigati, agashyiramo n'amafi, yagera kwa Nyiramariza akamuhereza ifi n'umugati, akagera kwa Karori akamuhereza ifi n'umugati. Karori aravuga ngo Yesu aragabura. Karori abwira Madarena, aramwita Madare, igiterane kindi kiri ryari? Madarena ati n'ejo aragifite, tuzajyane. Umudugudu wose uraza. Haleluya. Umudugudu wose uhageze, Yesu aravuga ngo ninjye mutsima, ninjye mutsima w'ubugingo, ninjye mazi, ninjye soko. Karori ati ibyo avuze bisobanuye iki? Umutsima uyu munsi se nta mitsima, uyu munsi nta mafi. Yesu arakomeza arabwiriza, haleluya, aravuga ngo urya ijambo ryanjye ntazagira inzara ukundi, unywaye amazi ntazagira inyota ukundi. Ngo Karori izuba ryari ryinshi, aravuga ngo ntangiye kugira n'inyota, reka nisubire mu mudugudu gushaka amazi. Karori yaragiye ntiyagarutse, Madarena yaragiye ntiyagarutse. Ngo Yesu ahindukirira abigishwa, ibintu bigiye gusobanuka. Abantu bafite umutwaro w'itorero ryo muri iyi minsi, ibintu bigiye gusobanuka. Haleluya. Abantu batewe agahinda n'itorero ryo muri iyi minsi, ibintu bigiye gusobanuka. Haleluya. Kandi Imana izi ko igiye kubyisobanurira ubwayo, uko igiye kugaragaza abari muri Yesu n'abari kuri Yesu niyibizi. Imana ihabwa icyubahiro. Umushumba ntiyabimenya kuko twese tuvuga mu ndimi, twese turerekwa. N'ubu ngubu hari abari kwerekwa, ubu hari abari kwerekwa ibyamamaye rive.
ubu hari abari kwerekwa ibyabo bicaranye batari kumva ijambo, ariko iyerekwa rikubuza kumva ijambo, iryo yerekwa si iry'Imana. Haleluya. Uburondozi buza ijambo ririmo utari kumva icyo Imana iri kuvuga, ubwo burondozi burakemangwa. Imana ishimwe. Haleluya. Buri mwuka, buri mpano igira igihe cyo gukoreramo. Turi mu mwanya w'ijambo. Niba we mu mwanya w'ijambo wigiriye mu bindi, mwene da waravangiwe. Haleluya. Rero umwuka w'Imana arambwa ngo dusubire ku isoko. Ndimo gusoza singiye bya bindi nababwiye bibiri bya nyuma, ubwo byarangiye kuko amasaha yagiye. Imana ishimwe. Haleluya. Nzabivuga ubutaha. Ibintu bigiye gusobanuka. Nakubwiye ngo Imana izi uburyo igiye kubisobanura, ntago azakwima ku migisha. Haleluya. Imana ishimwe. Arangije ahindukirira abigishwa be, nababwiye ngo bigiye gusobanuka. Abari bafite umutwaro w'umurimo w'Imana muri ibi bihe, muhumure. Haleluya. Arangije aravuga ngo namwe murashaka kugenda. Ngo Petero aterura amagambo aravuga ngo twakuvaho tukajya he handi, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Imana ishimwe. Haleluya. Nubwo hari abantu bari gutukisha izina ry'Imana, hari n'abandi bari kuyubahisha. Imana ishimwe. Nubwo hari abandi bari gutuma itorero ry'Imana rikemangwa, buri wese arigiraho ijambo, ariko itorero ry'Imana ritwikiriwe na protection idashobora kuvogerwa n'abadayimoni, kuko itorero ry'Imana ritwikirijwe amaraso ayo Yesu yavuye ku musaraba. Niyo mpamvu twasomye ijambo ryo mu Befeso rivuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibicumuro. Nimuze dusubire ku isoko, kuko twarazuwe, kandi ntabwo twazuwe ngo twongere dupfe, ahubwo twazuwe kugira ngo tuzabeho iteka. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abasenga Data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Subira ku isoko, subira muri bya bihe bya kera. Agakiza ntikahindutse, Imana ntiyahindutse, ni njyewe wahindutse, ni wowe wahindutse, ni ibihe byahindutse, ariko iri jambo riracyari ijambo ry'Imana. Agakiza karacyari agakiza kuko katanzweho igiciro. Muri iri teraniro winginga Imana, nanjye ninginga Imana kugira ngo dusubire ku isoko. Haleluya. Wibuke iminsi yawe ya kera, wibuke ibihe byawe bya kera, wibuke uko wabanye n'Imana, wibuke uko wabanaga nayo. Ntabwo ihinduka. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Kandi icyazanye Yesu ni ukugira ngo tukiri muri iyi si twere imbuto, ni ukugira ngo tukiri muri iyi si tubone ineza yayo, ni ukugira ngo tukiri muri iyi si tuba baragwa b'ubwami kandi tuzabane n'Imana iteka ryose. Ndakwifuriza kuba muri iyi si ufite agakiza kuzuye, katari agakiza k'amagambo, katari agakiza kagendana n'ibihe, atari agakiza kagendana n'imyaka, ahubwo agakiza ka kandi Yesu yadusigiye. Aravuga ngo mwebwe abari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, ndabababariye, mbazuranye nanjye mu rupfu rwanjye no mu izuka ryanjye. Ndakwifuriza kongera kubakwa ndetse no kongera kubakika. Ubugingo bwawe bwongere bube buzima, ubugingo bwanjye bwongere bube buzima. Agakiza kabe muri nje gashinze imbaraga kandi gashinze imizi. Ibyo nibyo nkwifurije, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu. Amen.